Ndagusuhujeho neza amatwi muri aka kanya, urasuhuzwa na Padiri Janvier, nkaba ngiye kukugezaho abatagatifu duhimbaza tariki ya 18 Kanama buri mwaka. Tariki ya 18 Kanama duhimbaza abatagatifu Helene, Firmini, Flore na Lore na Mutagatifu Alberto. Firmini duhimbaza yari umwepiskopi wa diocese ya Metz mu Bufaransa, wabayeho mu kinyejana cya 4. Flore na Lore bahowe Imana mu kinyejana cya 2. Naho Alberto yashinze ikigo cyita ku bana bo mu muhanda n'abandi bantu bafite ibibazo binyuranye mu gihugu cya Chili. Akaba ari umutagatifu wo mu kinyejana cya 20, yitabye Imana mu 1952 iwabo muri Chili. Ngiye kugezaho ibyaranze Mutagatifu Helene. Helene yavutse mu muryango w'abantu baciye bugufi hagati y'umwaka wa 248 na 250. Amaze gukura yarongowe n'umutware w'abasirikare b'abaromani witwaga Constance Clore. Babyaranye umwana w'umuhungu bamwita Constante. Aho uwo mugabo we Constance Clore aherewe intebe y'ubwami, bamutegetse kurongora umukobwa ukomoka mu muryango w'abami. Ubwo Helene bari bamaranye imyaka irenga 20, yahise asubira iwabo aribagirana. Umuhungu we asigarana na se. Constante yarakuze atera ikirenge mu cya se, aba umusirikare ukomeye kandi ukunzwe cyane n'ingabo. Ubutwari bwe n'ubudakemwa bwamuhesheje ishema, atorerwa kuba umwami w'Uburomani. Constante amaze kwima ingoma mu mwaka wa 306, yatumije umubyeyi we Helene amugarura i Roma, abatyo umugabekazi w'Uburomani amwubakira n'inzu nziza y'agahebuzo. Kuva ubwo Helene yakomeje kubanira neza bose kandi akubaha rubanda rugufi. Ingoma ya Constante yaje irengera abakristu, ibaha agaciro kandi abasubiza n'uburenganzira bwabo. Helene yagize umwete wo kwigishwa, arabatizwa, bidatinze n'umuhungu we Constante arabatizwa. Nuko aca iteka ko Kiliziya ya Yezu Kristu igomba kubahwa mu gihugu cye cyose. Aha nakwibutsa ko mbere y'uko ubukristu bwemererwa gukorwa ku mugaragaro na Constante, mbere kuba umukristu byari ikizira, byabaga ari nko kugambanira ubutegetsi. Akaba ariyo mpamvu mu binyejana bya mbere 3 habayemo abahowe Imana benshi, kuko wafatirwaga muri icyo gikorwa wese cy'ubukristu yahitaga yicwa. Aha rero navuga ko Mutagatifu Helene yabigizemo uruhare rukomeye, yigisha umuhungu we akaba umukristu, akabatizwa, akaboneraho no gutangaza iteka ryamenyekanye ku izina rya Edit Domila, aho yahaga abakristu ihumure mu mwaka wa 313, hanyuma noneho ubukristu bugatangira gukora ku mugaragaro. Helene yagize umwete wo kwicisha bugufi, aba umubyeyi w'imbabare nyinshi kandi ashyigikira Kiliziya ku buryo bwose.
yagiye i Yerusalemu gusura ahantu hatagatifu, nuko asaba umwepiskopi waho gucukuza ku gasozi ka Karuvariyo aho Yezu yabambwe ngo bashakishe umusaraba mutagatifu. Hakozwe akazi gakomeye cyane ko kuwushaka, nyuma aho umariye kuboneka ahubakisha kiliziya nini kandi nziza cyane. Amateka avuga ko Helena yapfiriye ahitwa Nikomedi ari kuva i Yerusalemu hari ku itariki ya 18 Kanama mu mwaka wa 330. Abitwa ba Helena, Firmin, Flor, Lor n'abitwa ba Alberto bagire umunsi mwiza w'abazina b'abatagatifu. Namwe mwese mugire umunsi mwiza. Mwari kumwe na Padiri Janvier. Naho ubutaha.